dore intwaro zatubashisha kuguma muri Yesu, ariko kunesha Satani mu rugamba rw'imibereho yacu. Iya mbere ni ugusenga ku buryo bune, mu ruhame cyangwa se mu materaniro, mu muryango cyangwa se mu rugo iwacu, mu rwiherero ndetse no mu mutima, nk'uko utera guhoza ibitekerezo ku Mana na Enoki. Iya kabiri ni ukwiga ibyanditswe byera ubyitondeye, wumva byigisha umutima wawe nk'ibyo kurya biwutunga. Iya gatatu ni uguhamya Kristo, kubwiriza ubutumwa mu mpano ufite. Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 kugera 11, Luka 11 umurongo wa 8, urwa mbere rw'Abikoreye n'igice cya 15 umurongo wa 43 na 45, Yohana 16 umurongo wa 21 na 24. Uyu muntu ugeze ahera cyane aha yinjijwe mu bwiza. Baroma igice cya 8 umurongo wa 3 ndetse n'urwa kabiri rw'Abikoreye n'igice cya 3 umurongo wa 11. Bibuka kangaha aba afite agahinda katari ak'ibyaha agenda akora, ahubwo gaturutse kuko agenda yishurirwa uko gukiranuka kw'Imana guteye n'amahame mashya y'ukuri kwayo umutima we. Yisanga adakwiriye, akumva akeneye kurushirizwaho kwegera no gusa na Kristo. Ubwo nibwo imbabazi n'umurava bihura bigahoberanira umugororwa.